ya abajya badukurikirana kuri KKG TV turabashuhuje. Tumaze igihe tubabwira ngo tubafatiye ibyiza byinshi biri inyuma, none uyu munsi twabazaniye abatumirwa. Abakozi b'Imana, abana b'Imana, dufite abatumirwa muri studio hano uyu munsi. Twabatumiriye bagiye kutuganiriza. Ibumoso bwanjye hari, iburyo bwanjye hari. Kaduhere ku muntu uri ibumoso bwanjye, ngira ngo yatwibwira. Karibu, turakwakiriye. Murakoze cyane. Imana ibahereze umugisha abadukurikiye n'abazadukurikira. Nitwa Rwibutso Egide, ni umukristo kandi nishimiye kubana namwe muri uyu mugoroba. Imana iduhana umugisha. Turakwakiriye Egide, Imana iguha umugisha. Iburyo bwanjye hari undi nawe, ngira ngo nawe twamwakira. Karibu. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Amazina yitwa Jeanette Safari. Nejejwe n'Imana kuboneka hano. Imana ibaha umugisha. Yes, ngize neza, turabakiriye muri studio. Barabibwiye Egide, Jeanette Safari, turabiyegereje cyane. Karibu. Nanjye ni Kembabazi Face, uri kumwe n'abatumirwa. Ngira ngo mwatuzaniye ibyiza byinshi, ariko hari ingingo nyamukuru ngira ngo yabazanye. Twakakira Egide akayitugezaho uburyo mwaje mudufitiye byinshi muduhishiye mushaka kuganiriza abantu. Karibu. Murakoze bene data, kandi bene data wacu Face, kutugira icyizere ukadutuma kugira ngo tubashe kongera kuganira n'abashuti bacu, abakunzi bacu badukurikira kenshi. Mu ngingo nyinshi twatoranyije, twifuje ko twaganira ku ijambo rimwe, mukatubwira uko mubyumva, tukavuga uko tubyumva, kugira ngo tubashe guhuza muri uru rugendo rwa Gikristo turimo. Ni ijambo riri mu Baroma 2:7, ibice 2:7, aravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Nahangaha twifuza kuvuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Nicyo twifuza kujya tuganireho. Ahangaha turebe mbese niki iri jambo rikiri tubwira, twabikora gute, twagenda dute muri bino bihe turimo. Kandi ijambo ryavuzwe mu gihe cyahise. Imana ibahereze umugisha. Mudufite amagambo meza cyane. Jeanette, nibyo Egide avuze nibyo cyangwa araguhinduriye? Ntabwo ari byo mwenda kutuganiriza? Oya, nibyo rwose. Hanyuma kuri iri jambo numvishije avuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa. Urabyumva gute abashaka ubwiza? Ubwo bwiza bashaka icyubahiro se? Tubwire uburyo wumva iri jambo mwaduteguriye kutuganiriza n'abadukurikiye. Iri jambo rirashaka kutubwira iki? Ni ibiki bivugwa hano? Bashaka ubwiza? Ese ubwo bwiza batubwira ni bwiza buhe? Ni ukuba turi inzobe, ibikara, barebare, bagufi? Ubwiza wabitubwira? Karibu tubwire kuri iri jambo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu mwanditsi Paulo yandikira itorero ry'Abaroma mu bice 2 ageze ku 7, arababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Uyu mwanditsi arashatse kuvuga, ababwira ngo ushaka ubwiza, iki gihe abivuga, avuga ubwiza, avuga icyubahiro, avuga kudapfa, yavugaga ubwiza tuzabamo nyuma yo gusoza urugendo rwo mu isi. Ubwiza tuzabamo, icyubahiro tuzabamo, kudapfa tuzabamo iteka. Aravuga ngo umuntu ushaka kuzaba muri ubwo bwiza, umuntu ushaka icyubahiro, umuntu ushaka kudapfa, nabishakishe gukora ibyiza kiri mu isi kandi adacogora, kubera ko ingororano y'uwo muntu ari ubugingo buhoraho. Nicyo uyu mwanditsi yarashatse kuvuga icyo gihe, ndetse nicyo uyu mwanditsi ashatse kutubwira uyu munsi. Abashaka kuzaba muri ubwo bwiza. Ubwo bwiza yavugaga, ntabwo yavugaga ubwiza bw'amavuta, ntabwo yavugaga ubwiza bwa perfume, ntabwo yavugaga ubwiza bw'imyambaro ihenze, ntabwo yavugaga ubwiza bw'amazahabu. Oya, yaravuze ngo ushaka ubwiza, ushaka icyubahiro, ushaka kudapfa. Mu yandi magambo, ushaka kuzaba muri ubwo bwiza, ushaka kuzaba muri icyo cyubahiro, ushaka kudapfa iteka, uwo nguwo akiri mu isi nabishakishe gukora ibyiza adacogora.
ntago yatubwiye ngo dukore ku wa mbere kwa kabiri tunanirwe tubireke. Abishakishe guhora, ahora abishakisha gukora ibyiza adacogora, kugira ngo Imana izamwiture bwa bugingo buhoraho, kugira ngo azabe muri bwa bwiza. Bivuze ngo kugira ngo tuzabe muri ubwo bwiza turabanza tukabitegura tukiri hano ku isi, kugira ngo tuzabe muri icyo cyubahiro, tuzabe muri uko kudapfa, nuko tubanza kubikorera tukiri hano. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Haleluya. Cyo cyatumye ababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, abashaka kuzaba mu bwiza bw'Imana, abashaka kuzaba mu cyubahiro cy'Imana, abashaka kuzabaho mu bugingo budapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora, babishakishe gukora ibyiza badacogora n'umunsi n'umwe, kubera ko Imana izabitura ubugingo buhoraho. Twaje ahangaha kugira ngo twibukirane, ese Imana izatwitura ubugingo buhoraho binyuze mu yihe nzira? Ese dusabwa gukora iki? Ese kugira ngo tuzabe muri ubwo bwiza, tuzabe muri icyo cyubahiro, tuzabe muri uko kudapfa, twakora iki? Yesu ahimbazwe. Nicyo cyatumye tuza ahangaha kugira ngo twibukiranye kuri ayo magambo. Wenda fashe Genete. Yego. Pawulo yongeye kubwira itorero ry'i Korinto, mu Bakorinto ba 2:17, aravuga ngo kuko kwabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kuyongeranye kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Amen. Ni kuvuga ngo hari ubwiza bw'iteka ryose bukomeye turimo kuturemera. Imana izaturemera ubwo bwiza bw'iteka ryose bukomeye, turabikorera ubu ngubu turababazwa n'akanya ka none. Ni igihwaye kubabazwa kwacu muri buzima tubayemo, ni ukubabara, akenshi ni ukubabara, ariko n'ubwiza abantu twita ko tubona ko baba barimo ntabwo babwuzuje, ntabwo bafite ubwiza bwuzuye. Ubwiza buzaza ubwiteka, hari igihe kizagera tukaba mu bwiza. Ibyo twakwita ubwiza niyo twitanya n'ubwiza, si bwo bwiza, ntabwo ari bwo bwiza. Hari ubwiza bw'iteka Imana irimo kuturemera. Hari ikintu ndimo kwibaza hano. Muratubwiye ngo abashaka icyubahiro n'ubwiza no kudapfa. Nanjye mbirimo ndabishaka. Ndashaka kugira ubwiza, ndashaka iki cyubahiro, ndashaka no kudapfa. Ese abantu bose ariko nekereje nakumva ko buri muntu wese ashaka n'ubwiza. Nta muntu wifuza kuba mubi. Kandi ikindi nekereza ko umuntu wese ashaka kudapfa. Buriya gupfa mwa bantu b'Imana mwe ibintu biba bikomeye, gupfa bitera ubwoba. Noneho si iki cyubahiro nacyo ko tugikeneye mu isi, mumbwire. Ibi bintu bishaka ndabikeneye, nkora iki kugira ngo mbe mwiza, ngire icyubahiro kandi no gupfa? Iki nakora? Ikintu wakora, ari ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko n'ubundi Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2:10. Reka tuhasome twumve icyo umwuka avugana natwe. Yego. Ejide nahadusomere Abefeso 2:10. Yego. Aravuga ngo ko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Yego. Iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Amen. Yesu wacu ahimbazwe cyane. Amen. Bibiliya tubwiye ngo turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana iturema hari impamvu yatumye iturema, hari icyo yaturemeye. Yaturemeye imirimo myiza. Umwanditsi wa mbere yavuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Uyu mwanditsi nawe aratubwiye ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Dutegetswe gukora imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuzabe muri bwa bwiza, kugira ngo tuzabe muri cya cyubahiro, kugira ngo tuzabe muri kwa kudapfa, nuko dukora imirimo myiza muri Kristo Yesu wacu nahimbaza. Ngiyo umwami yatwiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Bivuze ngo abizera hari imirimo twateguriwe muri Kristo tugomba gukora tukiri mu isi kugira ngo iduheshe kuzaba mu bwiza. Yesu wacu nahimbaza. Kugira ngo iduheshe kuzaba muri icyo cyubahiro. Uyu mwanditsi avuga ubwiza, navuze ko atavuze ubwiza bwaha ku isi. Oya, yavugaga ubwiza tuzabamo, yavugaga ubwiza bw'Imana. Yesu wacu nahimbazwe cyane. Noneho aravuga ngo kugira ngo umuntu abe muri ibyo bintu nuko yabishakisha gukora ibyiza adacogora. Inavuga ko ibintu byiza ari imirimo myiza muri Kristo. Yes.
Yesu wacu nahimbazwe cyane. Amen. Imirimo myiza muri Kristo, uyu mwanditsi aravuga ngo kuko turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye. Haleluya. Amen. Yesu wacu nahimbazwe. Amen. Dutegetswe rero gukora imirimo myiza muri Kristo. Haleluya. Kugira ngo izaduheshe kuba muri ubwo bwiza. Haleluya. Kugira ngo izaduheshe kuba muri icyo cyubahiro. Nuko dukora imirimo myiza yose muri Kristo tukayikorera mu bumana. Umwanditsi umwe yigeze yandika aravuga ngo umurimo wose utakoranye urukundo ntabwo uzawuhemberwa. Bivuze ngo tugomba gukora imirimo ariko tukayikorera muri Kristo kuko Kristo niwe rukundo. Yesu wacu nahimbaza kugira ngo biduheshe kuba muri ubwo bwiza. Imana ibahe umugisha. None seje kangubaze kano kantu aravuze ngo turaba yaremeye imirimo myiza ariho ni mibi yego ariko bataremewe gukora imibi. Abantu bose nibaremwe ngo bakore imirimo myiza. Reka dusubire kuri ryasha mutwe turiho two kujya hirya cyane. Ni ukuvuga ngo hano harimo ubwiza icyubahiro no kudapfa. Kandi murasubire muratubwira ngo ngo yaturemeye imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo hari ubundi bwiza mwatwe ko ubwiza atari ku maso atari uburebure cyangwa ubugufi. Ubwiza si ubwo ngubwo. Ni ukuvuga ngo hari ubundi bwiza. Ese ubwo bwiza bubahe? Ako ni akambere kugira ngo tujyanire rimwe ikibazo ushaka kubaza. Ubwo bwiza bubahe? Ese aho handi dushobora kuba dukorera ibyo bintu kugira ngo tuzagende iyi mirimo myiza tugomba gukora ni iyihe? Buri muntu ahora niba ari gukora neza yongeye nta muntu mbwiye nabi mba numva ngoze neza. Iyo nsanze umuntu ku nzira ashonje nkaba namuhamagara atanu. Ni imirimo myiza mutubwiraho ni iyihe kugira ngo tuzabe muri ubwo bwiza niba ubwo twita bwiza atari bwiza? Dufashe tora. Urakoze. Imirimo myiza iragaragara n'umuntu wese muzima ufite ubwenge buzima yifuza gukora neza. Ahubwo urugamba abantu turwana rwa buri munsi nuko byane tuharanira gukora neza tutabikora. Ni nabyo abantu bajya bashyigikira intege nke zabo bakavuga ngo bakagenda kuri rya jambo rya Paulo yavuze ngo nifuza gukora ibyiza ariko bikananga imbere. Nukoze neza biziko akoze neza, nukoze nabi tabyumva ko akoze nabi, tarukanye n'uwakoze neza. Nukuvuga ngo buri wese arabishakisha ariko wenda turi kuri iri jambo ryo kuvuga ngo icyubahiro ubwiza. Hari ijambo Paulo zari intumwa ari kumwe na Paulo yandikiye itorero ry'Abatesalonike ni abambere ibice 2:6 aravuga ngo kandi ntitwashatse icyubahiro mu bantu. Umva ikintu yavuze ngo kandi ntitwashatse icyubahiro mu bantu naho haba muri mwe cyangwa mu bandi. Arababwira ngo ntitwashatse icyubahiro mu bantu haba muri mwe ndetse no mu bandi. Icyubahiro tuvuga no kugira ngo unakigire ntabwo tugishakira mu bantu. Nta nubwo ukishakira. Twe nta n'icyubahiro twishakira. Iyo unagishatse urakibura. Iyo uri mu kirwaniro urakibura. Yohana hari ahantu yavuze arimo agikwepa aragihunga mu gihe abantu dushaka ko twubahwa dutinywa tukabishakisha ibyo bindi ukumva wanashyiraho n'amatora ngo bagutore kugira ngo nyine ube umunyacyubahiro. Yohana yaragikwepye. Reka mbabwire Yohana 8:50. Umva ukuntu Yohana hano yavuze. Yaravuze ngo icyakora njye sinishakira icyubahiro nyamara hariho ugishaka kandi ni uca imanza. Kristo iyi mirimo myiza tuvuga ngo yaduteguriye. Umwe tuvuye kuba dukorera imirimo muri Kristo byose bikajya bitirirwa umwami wacu. Bikitirirwa Kristo. Wakora n'ikintu waba unakoze neza ntibinakwitirirwe. Hari umuntu wavuze ikintu gikomeye ni umugabo ukomeye muri kino gihugu mu byo gukorera Imana bamukomeye amashyi. Aravuga ngo aya mashyi nangereho sinyakire ahita akomeza ku Mana. Bamukomeye amashyi bamushimira bamubwira se kwakundi umuntu bamuha icyubahiro ukumva nawe hari ukuntu bigenze. Yaravuze ngo aya mashyi mu mpaye ntangereho nahita akomeza ku Mana. Na Yohana hari ko yabigenje ngo singe wishakira icyubahiro hari wonge ishakira aragihunga. Ariko iki cyubahiro urimo gushakira umwami adutegurira kuza muri bwa bwiza tuvuga. So bw'iki gihe so bw'iyi periode si by'ibinyejana aha ngaha. Reka nanjye ngira icyo nkongeraho Egide turebe mu Bagalatiya turebe iyo mirimo myiza. Yesu wacu nahimbazwe cyane. Amen. Nyarukira mu Bagalatiya ibice 5. Yego. 19 ariko ariho duhera we. Dore imirimo ya kamere iragaragara. Ni gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo
batazaragwa ubwami bw'Imana. Burekeye aho ngaho mbanasubize ikibazo yarabajije. Yaravuze ngo ubwo yavuze ngo bakora ibyiza, hari imirimo myiza hari n'imibi. Hari abantu bakora imirimo mibi, hari abakora ibitari byiza, ari byo Egide amaze kudusomera muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya 5:19. Haravuze ngo dore imirimo ya kamere yagaragara ngiye, arayivuze arayirondora. Yesu wacu nahimbazwe. Amen. Yesu wacu nahimbazwe cyane. Kubera ko twese Bibiliya yatubwiye ngo twaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Abizera, umuntu wese wizeye Yesu Kristo yaremewe imirimo myiza. Bivuze ngo niba yarizeye akaba akora imirimo mibi, ntago ari mu nzira, ntago azaba muri bwa bwiza. Watubajije ngo iyo mirimo myiza ni iyihe? Ko Bibiliya yatubwiye ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Uratubaza ngo mbese ibyo byiza ni ibihe? Yesu wacu nahimba. Ibyo byiza navuga ko ari imirimo myiza, navuga ko ari imirimo yo gukiranuka, navuga ko ari imbuto z'umwuka muri Kristo, kuko umwanditsi yavuze ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngiyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Bivuze ngo hari amahame twahawe abizera tugomba kugenderamo kugira ngo biduheshe kuba muri bwa bwiza. Nadusomere 20. Imana imuhe umugisha yihuse. 22. Hahandi twari turi mu Bagalatiya. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Yesu aguha umugisha. Ibimeze bityo abantu bujuje ibi bintu, bujuje iyi mirimo, bujuje izi mbuto, bagendera muri iri hame, abo nibo bazaba muri bwa bwiza. Kandi ibi mirimo bakayikore bakabishakisha badacogora, bakabikora buri munsi badacogora. Yesu wacu nahimba. Amen. Amen. Hari akantu kamwe nshaka kubabaza. Yego. Ese umuntu niba tuvuge umuntu araremwe ari ku isi, bivuze ngo umwanya kivuka agomba kumenya ko agomba guhita amenya ko agomba gukora ibyiza kandi nacogore kandi azagira hafi. Bavuze abantu bizera habaye ari ukuvuka ubwa kabiri. Ari ukuvuka ubwa kabiri ni umuntu watuza akanwa akizeza umutima akatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Kuvuga ngo icyambere kibanza nicyo. Yes, cyo nicyo kibanza. Noneho nongere mbaze. Atubwiye ngo icyubahiro ntago ari icy'umuntu yishakira. Yes. Agishakira Imana. Yes. Konzi ko Imana ari nyacyubahiro, igihorana, hora n'icyubahiro cyayo. Ubu tubereho ni nko gushakira Imana s'abakiriya. Nuvuga ngo duhora dushaka, nuvuga ngo iyo dukora byose Egide yavuze ngo umuntu yaravuze ngo bimukwepe ngo bikomeze ku Mana. Nuvuga ngo ibyo dukora byose turimo tubikora duharanira gukora ibyo byiza, duharanira ku nuvuga ngo si ibyacu turabishakira Imana. Imana yabuze icyubahiro kwirwa mwavuze ubundi kwanza urumva gushaka ubwiza nicyo no kudapfa no gushaka no gukora udacogora, birasaba imbaraga nyinshi, birasaba kwitanga se, birasaba kugira ibyo wigomwa. Noneho iki cyo ibintu byose turimo dukora niba tubimo tubisangisha Imana nzi ko yihagije. Imana irihagije, Imana ishoboye byose. Niko nayo yaravuze ngo Imana ngo nzi ko ushobora byose ntacyo bashobora imigambi yawe. Ese ngaho tubwire kamere kuri Geneti ibi bintu byo gushakira Imana icyubahiro kandi nzi ko Imana ishobora byose, ari nyacyubahiro, ibishoboye byose. Mufashe kabisa. Reka ataragera aho asoma, reka wumve Yohana ukuntu yavuze mu bice 7:18. Uvuga ibye ubwe aba yishakiye icyubahiro. Noneho wumve biyaho aravuga ngo ariko ushakiriye yamutumye icyubahiro, uwo niwe w'ukuri. Uvuga ngo yadutumye kwishakira icyubahiro ubwe. Uvuga iby'ubwe aba yishakiye icyubahiro, ariko ushakiriye yamutumye. Ushakira mbese twebwe ijambo ry'Imana riravuga ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, twebwe turi ambasada. Dawidi yigize kuvuga ngo ntaba ari njye. Ari igihe umuntu yikomanga avuga ngo ni njyewe, ngo ni njye ubigezeho. No kuba twicaye aha nabyo si twe, no kuba turiho gusa tugejeje iyi myaka nabyo si twe. Ubwo rero utumye turiho tuvuga gutya, uwo ni ukwiye icyubahiro cyose, nta nakake twe kuba twisigariza. Niwe ngaho tubwire Yesu wacu nahimbaza. Byanga bikunze twebwe
turiho kubwo guhereza data icyubahiro, yego, turiho kubwo kumuramya. Twaremewe imirimo myiza, muri iyo mirimo myiza harimo guhereza Imana icyubahiro, harimo kuyiramya, harimo kuyihimbaza. Yesu wacu nahimbazwe. Twege iyo dukora cyangwa se iyo turimo kuramya Imana, ntabwo tubikora ku bwacu, tubikora ku bwa data, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Igihe kimwe Imana yigeze yivugira mu ijambo ryayo, iravuga ngo ndirahiye icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Yesu wacu nahimbazwe. Ndirahiriye by'ubwanjye data, ntabwo icyubahiro cyanjye nzigera giha undi muntu, nta nubwo nzagira ibishushanyo bisengwa, oya, kuko uhereye mbere na mbere ari nta yindi Mana yabayeho. Yesu wacu nahimbazwe cyane. Bivuze rero icyubahiro ni icya data, twege turi abana be, turi urubyaro rw'Imana rubereyeho kumuhereza icyubahiro, rubereyeho kumukorera imirimo imuhereza icyubahiro. Yesu wacu nahimbazwe. Nicyo cyatumye tugarutse kuri rya jambo twariho, kuko ntabwo turi buri sige niryo ryatuzanya aha, rivuga ngo ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa abishakishe gukora ibyiza adacogora, ngo Imana izamwitura ubugingo buhoraho. Yesu wacu nahimbazwe. Rero turiho kubwo guhereza data icyubahiro, nicyo twahamagariwe, niwo muhamagara. Niyo mpamvu twicaye aha, niyo mpamvu tutarimo kuvuga ku bindi bintu, turimo kuvuga ku ijambo ry'Imana. Byonyine no kuvuga ku ijambo ry'Imana birimo kugarura icyubahiro cy'Imana. Yesu wacu nahimbazwe cyane. Rero ni nayo mpamvu umwanditsi yavuze ngo ushaka kuzaba muri ubwo bwiza agashaka n'icyo cyubahiro, nabishakishe gukora ibyiza adacogora. Reka mvuga akantu umuhanuzi Yesaya mu isezerano rya kera Yesaya yavuze. Yesaya yari umuhanuzi, yavuze ikintu gikomeye mu gice cye cya mbere, umurongo wa 17. Aravuga ngo mwige gukora neza. Arakomeza avuga ngo mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Ariko akantu yahereye aravuga ngo mwige gukora neza. Gukora neza rega nabyo birigwa, mwige gukora neza. Ibi bintu byiza dushaka gukora ni ukwitoza, ni umunsi, buri munsi twe kwa tukora neza, twe gukora neza. Eje duzanye neza. None ibintu tubyigirahe? Nk'umuntu urimo kubumva bakurikiye, arimo yumva bino bintu, yumvishe ko icyambere ari kugira ngo waturagakiza. Sika mwatubwera kugira ngo waturagakiza ukizwe mu yandi magambo, hanyuma yige gutangira iby'urugendo, amenye ngo arashaka gukora ibyiza kandi atanacogora. Noneho bino bintu umuntu abyigira, uravuze ngo nukwiga, bivuze ngo ntabwo umuntu apfa kubimenya gusa. Ese twabyigirahe? Twabyitorezahe? Ese umuntu yabyiga gute? Reka ngusobanurire kuri icyo kintu ubajije, kandi ni cyiza cyane, ugize neza. Hari ibintu tutapfa kwigira mu mashuri, yego, hari n'ibintu utavana ku babyeyi, kuko hari n'abatabafite, uwo yabyigira he? Hari n'abatarize batabyigira mu ishuri, batazi no gusoma. Ariko ibi bintu cyangwa kwiga gukora neza, hari ahantu wabyigira. Iyo tuvuze wenda mu nzu y'Imana, mu nzu y'Imana twavuga mu nsengero cyangwa mu matorero, ariko umenya n'itorero cyangwa ukamenya agaciro k'urusengero nibura wamenya umuntu witwa Kristo. Muri Kristo niho wiga gukora neza. Naho hari ingeso nziza, hari abantu bitwa bangeso nziza, hari n'abantu bakora imirimo yo gukiranuka. Hari abantu, ni ukuvuga ngo hari ahantu muri Kristo honyine nawe wakwigira ikintu ukagikora neza perfectly, ukabikora neza muri Kristo Yesu. Nta hantu. Ingoma zabayeho, burya n'abantu babayeho no mu bihe byahise, hari abantu bakoraga neza ariko bikajya bisoza basukoze nabi. Urakoze cyane. Nanjye reka ngira icyo nongera kuri aho hantu. Igihe kimwe mu butumwa bwizwe bwanditswe na Yohana 15 umurongo wa mbere, Yesu yigeze abwira abigishwa, arababwira ngo nige muzabe w'ukuri. Yesu ahimbazwe cyane. Kugira ngo dusubize ikibazo neza abadukurikiye bacumve ngo ibyo bintu tubyigirahe. Ni muri Kristo nguko Ejide yarageze gute? Yarabivuze. Reka tujye muri Yohana 15. Bahageze. Yego, 15 umurongo. Reka duhasome nahageze. Aravuga ngo nige muzabe w'ukuri, kandi data niwe nyirawo uwuhingira. Ishami ryose muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryaganya amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Noneho umurongo wa 4 yaravuga ngo mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri jyewe. Wari tubajije ikibazo, nta handi tubyigira, ni ukuguma muri Kristo. Iyo umaze kwakira uwo mugabo
ukamwizera ukamutandukanya n'ibigirwamana, mu yandi magambo ukamwizera ari wenyine, ukamwakira, ukamushyira mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Yesu wacu ahimbazwe. Uwo mugabo atangira guhindura ubuzima bwawe, uwo mugabo atangira guhindura imibereho yawe ya buri munsi. Yesu wacu nahimbazwe. Noneho ugatangira atari wowe wiyobora. Nanone Yohana arandika mu Bakorino aravuga ngo ntago tukiri abacu ngo twigenge. Iyo umuntu yamaze kwakira uwo mugabo ntabaciruwe ntabakigenga, mu yandi magambo ababonye undi muyobozi. Haleluya, ndafashijwe. Ababonye undi muyobozi umuyobora, abatagikora ibye bwite ashaka, ahubwo abakora ibyo wa mugabo yakiriye mu buzima bwe, ari we Yesu Kristo. Noneho akaba ari ugenda mwigisha. Yesu wacu ahimbazwe. Binyuze mu itorero, binyuze mu bashumba twahawe, binyuze mu bavuga butumwa, binyuze mu buryo bwose Imana yashizeho kugira ngo twige kubaha Imana. Rero iyo amaze kwakira uwo mugabo ni ibintu byoroshye. Hari umumama umwe w'umukozi w'Imana nkunda cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda maze kwamamara, yiza avuga ngo uribaza buryo ki wakubaha Imana, igisubizo kiri mu ijambo rimwe gusa kivuga ngo guma muri Kristo. Haleluya. Urifuza kubaka urugo rwiza, igisubizo kivuga ngo guma muri Kristo. Urifuza guhora ukora ibyiza udacogora, igisubizo kiravuga ngo guma hehe? Imana iduhane umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ubu turimo turabwira n'abantu, hari n'abantu batarakizwa. Ushobora kumva ibintu bakavuga ati hari ukuntu ubyara umwana akavuga ati njyewe ndi mwene runaka, ndi mwene Yohana. Ndi mwene Yohana, ukumva umuntu aravuze ati njyewe burya kuva na kera Yohana yagiraga imbaraga niho nanjye nzikomora. Uvuga ngo ubu ngubu umuntu urimo kukumva ataramenya agakiza, ushobora ati Yesu bavuze ko iyo umaze kumumenya byizana. Wakaba azi kubera ko Yohana yamubyaye agomba kugira imbaraga. Tukavuga ati imbaraga zizaza tu. Navuze mu maraso, ntabwo navuze muri Bibiliya. Ati njyewe ndi mwene Yohana, kandi Yohana mu kuntu muzi agira imbaraga, nta muntu upfa kumuvogera, akizera ko imbaraga se afite nawe rwose agomba kuzazigira, akicara nyine akaba azi ko izo mbaraga azazigira. Icyo nshatse kuvuga hano ni iki: kuba tuzi Kristo, mutubwiye ko dushobora nyine byiza nabo wumva nyine agomba gukora ibyo bya Kristo, akubera umuyobozi. We iyakurimo. Yesu wacu ahimbaza. Iyakurimo niwe utangira uramwemerera uramwemerera, ntago wanafosinga, oya, uramwemerera akakubera umuyobozi. Mu yandi magambo ntago aba ari wowe ukiriho nk'uko Jide yabivuze. Ni Kristo uba uriho muri wowe. Yesu wacu ahimbazwe. Ni Kristo uba uriho muri wowe, ntago aba ari wowe ukiriho. Imana iguha umugisha. Wenda ahangaha kugira ngo umuntu ni urugendo, ni irembo, hari irembo umuntu acamo. Mu Baroma 10 umurongo wa 9 ngo niba watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Hano 10 ngo kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gucyanuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Amen. Hari ibintu bibiri: ni watuza akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami, ukizeza umutima ukabyizera ati uyu mugabo Kristo ni umwami, ukizera ko Imana yamuzuye. Abantu bazi ko dukunda igihugu cya Isiraheli, ubu Abisiraheli bazi ko ataranavuka. Atubaje ikibazo kivuga ngo abantu batarizera. Turavuze ngo abantu batarizera batarakizwa, wenda akaba yarabyawe na Yohana mu maraso, kavuga ati data afite imbaraga, ibyo ari byo byose nanjye nzakora ibyo bintu byiza, nanjye nzazigira, kuko hari abantu babyarwa n'abagabo bafite abanyembaraga, natera umugwa neza nanjye ngira umutima mwiza. Ariko Yohana arandika, arayishurirwa mu butumwa bwiza nyine 1:12 aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Icyakora abamwemeye bose cyambere bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yesu wacu nahimbazwe. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ni babyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Bivuze ngo aya magambo arareba urubyaro rw'Imana. Bivuze ngo ntago areba abantu bakibyarwa. Yohana aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye bahise bahabwa ubushobozi bwo kuba abana b'Imana.
haleluya. Abo ni baba bakibyawe n'amaraso yo kwa Yohana na Mukantabana na Pisi na runaka, oya, mu yandi magambo bahindurirwa igisekuru, bahindurirwa urubyaro, haleluya. Ngo ntabwo bakibyarwe n'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'umubiri, ahubwo baba baramaze kuba urubyaro rw'Imana mu isi y'umwuka. Yesu wacu ahimbazwe cyane. Noneho rero iyo twamaze kuba urubyaro rw'Imana, igihe kimwe Imana yigeze ibwira Yeremiya 1:4 iramubwira ngo utaraba urusoro, haleluya, mu nda ya mama wawe wari urubyaro rwanjye, nari inkuzi. Bivuze ngo tutaraba insoro mu nda z'abatubyaye, twari urubyaro rw'Imana. Yesu wacu ahimbazwe. Uyu mwanditsi aravuga ngo iyo twamaze kwizera ibi yavuze, tukatuza akanwa tukizeza imitima, haleluya, tukizera ko Kristo yapfuye akazuka, haleluya, duhita duhindurirwa direct amaraso. Duhita tuva muri amaraso ya Yohana, y'abongera n'abaturagara n'andi maraso namwe yababyaye munsi, tugahita tuba mu maraso y'Imana. Rero Imana ibaha umugisha. Turutse kuri rya jambo twatangiriyeho, yego, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bashaka gukora neza badacogora. Ari ijambo mu nzandiko za Yohana rivuga, inzandiko za Yohana wa mbere 3:2 aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Ubundi ubwiza tuzabamo niwakubeshya ko buri mu iki gihe yaba yishutse, kuko igihe cyo kwerekanwa kwa Kristo ngo tuzaba mu bwiza, tuzagira cya cyubahiro, niba tuzaba muri cya cyubahiro. Yesu bacahimbaza. Tukiri aho nariho tutarahava, Abaroma 8:17 15 aravuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu, yego, umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Bivuze ngo iyo umuntu ari umwana w'Imana byanga bikunze ari ukuntu ababizi, kuko umwuka w'Imana uri connected n'umwuka we, bikamwemeza ko ari umwana w'Imana. Noneho iyo umuntu ari urubyaro rw'Imana nibwo abashishwa gukora bya byiza adacogora. Utari urubyaro rw'Imana, ndakurahiye, ntabwo gukora ibyiza udacogora byagukundira. Reka mbashimire, igihe cyatujyanye, ariko ubutaha nitwongera kubatumira ndashaka ko muzavuga. Noneho hepfo havuze hande Jide mwasomye, haravuga ngo azabitura ubugingo buhoraho, ngira ngo niko havuga kuri wa murongo mwadusomeye, azabitura ubugingo buhoraho. Muzagaruka mutubwira umaze kwemera Kristo, yego, akamara gukora ibi bintu byo batubwiye hejuru, gushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, bishakije gukora ibyiza adacogora, mutubwire neza nyuma y'ibi bintu tuzagorwa, kuko yavuze ngo azabitura ngo ubugingo, ubwo muzatubwira ku bugingo, mutubwire izo nyiturano tuzabona. Hari umuntu nyine urangira umukabo tuzaza habuka publicity ibintu byinshi, nuhajya tuzaguhimba, muzatubwira ibintu tuzabona aha hantu, sibyo? Nitubahamagara muzatwitabe. Abadukurikiye, abantu bajya badukurikirana, turabashimiye. Abatumirwa bacu mwababonye, n'abakozi b'Imana beza batubwiye amagambo meza y'Imana. Turabashimiye cyane, n'ukuri Janet turagushimiye, eje turagushimiye, n'ukuri Imana ibaha umugisha. Nitubahamagara muzongere mutwitabe. Gusa abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, niko ijambo twarisomye, Abaroma 2:7. Abashaka icyo kumvisha ko atari mu mavuta, kwisukisha, kwambara amahena nk'aya nakubiseho, kwambara ikanzu nziza, kuba uri muremure cyangwa ashaka. Ubu haje na mukorogo bari kubita bakagira ngo ubwiza niho babusanga. Umuntu akazamura ijipo akageza hejuru akagira ngo niho ubwiza ari bubusange. Umuntu akambara agasengera akagira ngo niho ubwiza ari bubusange. Batubwiye ko ubwiza atari ukwambara isengeri no kwihindura no gukora ibyiza. Gukora ibyiza si uko iwanyu musanzwe mufasha abantu kugira ngo byose uzabigenderamo. No kudapfa, abantu bose bahora bapfa. Tuzavuga kuri iyo ngingo yo kudapfa. Ndashaka uzumva ukuntu amasaha tujyanye. Reka mbashimire n'abadukurikiye, Imana ibaha umugisha. Reka twemerere Jeanette dusengere, Imana imuhereze umugisha. Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, Data wa twese mwiza, ise mwami wa Yesu Kristo, rembo ry'inama twinjiriyemo, tuguhaye icyubahiro turi ahantu. Turagushimye ko tubashishije mwabimana gukora umurimo wawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umugisha Rwibutso, umugisha Face, umugisha Geneti, umugisha bene data bose bagize uruhare kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu, izina ryawe rihimbazwe.
urakoze rero mwuka wera kudushyigikiye, urakoze kubanye natwe, urakoze kwatanyene natwe ukabusozanye natwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze rero tugiye kugenda ugenane natwe, ubwo tuzagaruka mwami Imana turi amahoro, tuzashima izina ryawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen.